izahore mu rugo rwanyu. amajya n'amaza muhorane n'Imana rurema. Ibyo mwabonaga ko bikomeye dore Imana irabisoje. Ibyo bibatere kwiringira kurutaho bizakora n'ibirenze ibi. Ibyo mwabonaga ko bikomeye dore Imana irabisoje. Ibyo bibatere kwiringira kwizakora n'ibirenze ibi. Imigisha imeze nk'imvura ituruka hera cyane mu rugo rwanyu. Hirya no hino muzahirwe, muhorane n'Imana rurema. Muzabyare muheke, imigisha imeze nk'imvura hungu nakuza mu rugo rwanyu. Muzabere bose imigisha, impumuro nziza ku baturanyi. ubwo mwawigomwe byinshi ushaka icyaguhesha amahoro. Imana iguhaye uw'amahoro, ngaho nawe ushima Imana. Mahoro we ramba mu muryango usanze, usora umwe w'imbuto z'umugisha. Gusa abusize tuzagukumbura mama we, igendere mama igendere. Imigisha imeze nk'imvura, imigisha myinshi izahorane nanjye. Muhorane n'Imana rurema. Muzubahane mukushana, mwunganira. mu muryango w'urusengero ndahabona ibyiza ntafite uko navuga. Reka tubasabe batere intambwe gahoro bitonze, baze badusanga tubishimire tubanezererwe.
hariya mu byicaro ibindi turaza kubivuga mu kanya. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu mugoroba dufite ibyishimo byinshi n'umunezero kugira ngo murabibona ku bw'abavandimwe bacu. Haleluya. 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 Twongeye gushimira Imana cyane biturutse ku mutima wacu kuba umunsi nk'uyu nguyu Imana yatwemereye ugashyika. Twarabisengeye ariko dusenga Imana yumva kandi igasubiza, na niyo mpamvu kuri uyu munsi imitima ya twese iseneremo umunezero. Ni umunezero buri muntu wese uri hano muri iki cyumba afite umunezero ukomeye cyane. Iyo tubabona bahagaze, umuntu uwo ari we wese ufite icyo abiziho awumva afite umunezero ukomeye. Reka rero tubonere umwanya wo kwakira mwese muri hano aha United Pentecost Church of Rwanda, bivuze itorero rya Pentecost ryunze ubumwe hano mu Rwanda, itorero ry'Imana, itorero rigendera kuri Bibiliya, itorero rihamya izina rya Yesu Kristo. Iryo torero rikomeye mu buryo bw'ibyanditswe, ariko mu buryo bugaragara abo riragera henshi, abarizi bake muri iki gihugu, ariko nanone n'itorero rikwiye kugera mu mpande enye zose z'igihugu cyacu. Niyo mpamvu dufite ingingo hirya no hino
kandi izo ngingo ni ingingo z'umumaro kubera ko ari ingingo ziri ku muzabibu nyawo. Umuzabibu izo ngingo ziwuhagazeho zibereyeho kugira ngo zere imbuto kandi izo mbuto zikwire hose. Fashe umwanya mwiza rero wo kubakira. Reka mbere abo mu rugo cyane cyane abangabo barimo badusurutsa worship team ndetse n'izindi ngingo z'itorero aho muri hose murakiriwe mu nzu y'Imana na none. Haleluya! Reka tubakomere amashyi. Twakiriye umuryango w'umusore aho muri mwese ari abasaza, abakecuru ndetse n'urubyiruko. Mwese muri ku ruhande rw'umusore aho muherereye mwese turabakiriye mu izina rya Yesu. Reka nabo tubakomere amashyi. Tuboneyeho umwanya wo kwakira umuryango w'umukobwa, abasaza, abakecuru, urubyiruko ndetse n'abana bato. Mwese aho muri mu byicaro byanyu mwumve mwakiriwe mu izina rya Yesu. Nabo tubakomere amashyi menshi cyane. Haleluya! Reka nanone nakire Vedaste nawe ahagararire nyobozi mu itorero rya Pentecote hano mu Rwanda ryuze ubumwe, asuhuza abantu ubwo arabahagarariye administrative yose. Haleluya! Undi mwanya rero ukomeye, ndibaza mutari gukomera amashyi nk'ayo ngayo muri gukoma. Ndibaza umuntu wese ari bugerageze utafite amaboko yatire. Twakire abandi bashyitsi bakomeye cyane bari twebwe, abashyitsi baduteranije kuri bakomeye. Ndabavuga mu mazina, ni James ndetse na Patience. Reka tubakire amashyi adasanzwe mu izina rya Yesu. Wese yavuze kumva umunezero tubakire. Tukimara kubakira twabasaba bakiyicarira, maze igihe kitari gitoya bahagaze bakora imirimo ikomeye cyane. Haleluya! Haleluya! Imana ntabwo itanga 30%, 70%. Ibyo ni ibyatuma abantu ko tugira gutsindwa. Imana yo yari gukora kubera ko ari Imana ishoboye byose kandi ifite ubuhanga, ikora ibyuzuye biba ari 100%. Rero ntakabuza igikorwa cy'uyu munsi ubwo ariyo twiragije, ubwo ariyo ituyoboye kiri busoze ari 100%. Turatsinze reka tujye mu byanditswe byera. Byanditswe byera turatangira mu itangiriro igice cya 2. Itangiriro igice cya 2, abafite Bibiliya yera turi busome umurongo waho wa 18 tuze kugera ku murongo waho wa 24. Itangiriro ibice 2 umurongo waho wa 18 tumanuke tugere hepfo umurongo waho wa 24, ndetse bibaye ngombwa muri wa 25 twawongeraho icyo gice turagishoboye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi Uwiteka Imana iravuga ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita. Kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose
n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiye yarataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu irihindura umugore imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni mu bakirijwe yewe. Haleluya. Igicamunsi iki ngiki ndashaka kuganira namwe amagambo y'Imana atari make, amagambo twumviye ahantu hatandukanye, ariko nyamara abasomyi iyo dusoma ntabwo ariko twese twumva ibintu kimwe. Nje ndi gusoma aya magambo atari make dusomye, isomo nakuye muri uyu munsi ndashaka kugira ngo twigire hamwe. Ni isomo rigira riti urukundo rwambaye ubusa rugenewe umugore n'umugabo. Icyo nshaka tuganira uyu munsi, urukundo rwambaye ubusa rugenewe umugore n'umugabo gusa. Niyo mpamvu ariho nabahitiyemo kugira ngo kuri uyu mugoroba hatiga James gusa na Patience, ahubwo babonereho ko buri muntu wese uri muri iki cyumba abasha gufatanya natwe tukigira hamwe isomo ry'uyu mugoroba. Sindi bubarambe, reka nongere mbibutse umutwe w'icyigisho cy'uyu munsi, urukundo rwambaye ubusa rugenewe umugabo n'umugore gusa. Impamvu nahisemo iki cyigisho, inshuro nyinshi imyambaro ayikunda nanjye njya ngerageza kwambara neza, ariko rimwe na rimwe imyambaro hari igihe hari akandi kantu yongera ku muntu. Haleluya. Imyambaro rwose umuntu akambara ibintu birebire, kapfuka ahantu hose hashoboka. Iyo tubonye ishusho y'uwo muntu turavuga ngo uyu muntu rwose ni umunyamutima, uyu muntu ni umugiraneza, uyu muntu ni umuntu waturutse ku Mana. Mu byicaro byawe ndetse na Patience bamuhaguruke, ubaha amashyi menshi cyane bakabahaguruka. Haleluya. Mwongere n'ayandi. Umunsi wa 10 wenyine mu buzima, mwongere n'ayandi rwose nta kibazo. Haleluya. Amen. Umunezero ukomeye cyane ubwari kuri twebwe. Ndatekereza ko kuri James na Patience bo ari umunezero wo kurusha. Mbere y'uko ngira ibyo mbabariza mu ruhame, hari umuntu abantu baba bafite ikibazo. Ubwo nta kibazo kigaragariye aha ngaha, ikikagira gute igihe kikawe muri gato ikomera amashyi cyane. Haleluya. Ubwo kibazo kitabonetse mu mbaga y'abantu, ubu hari gishobora kuba kiri muri bombi, kanabo tubasatire
tubegere umuntu ufite microphone hafi change yabegera tukagira ibibazo tubabaza kandi tukabagirirwaho ubuntu bakajya n'umwanya bamaranye n'itorero kugira ngo nibemerere kubahuza ku munsi nk'uyu habayeho ubugenzuzi buhagije dusanga abantu barashyitse mu myaka, barashyitse mu buryo bw'ibyanditswe, bararezwe batojwe neza ndetse barashyitse no mu buryo bw'ubumenyi. Ababyeyi babo baritanze bishoboka babarihira amashuri barayiga ahashoboka hose barahageze. Ni abantu bashyitse mwongere mubabere amashyi. Niyo mpamvu ntashidikanya ku bibazo ngiye kubabaza nizere ko rwose ndabyivura. Ntabwo nteganya ko bashobora kuba batsindwa ko babajijwe ibibazo bikomeye kurenza ibingibi ngiye kubabaza. Ndahera ku muvandimwe ngizwe nayo James mubaza. Ngizwe nayo James, wemeye gusiga urungano n'ibyiza by'abato ukaba wiyemeje kurushinga? Urakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, wemeye gushakana na Iradukunda Patience ubikuye ku mutima wawe ntawe uguhase? Ababyeyi, abayobozi b'itorero, abakoresha bawe, cyangwa se ikigare, cyangwa se irari ry'umutungo? Ikibazo cyabazaga ngo wemeye gushakana na Iradukunda Patience ubikuye ku mutima? Ikibazo cya gatatu, ibibazo bitari byinshi rwose ndabanza kubabaza public. Cya gatatu kiragira kiti, wiyemeje gutangira guhangana n'ibikomeye bigutegereje imbere aho werekera mu gushinga urugo? Murakoze cyane, mwamumereye amashyi wawe. Icyo ngiye gusoreza, wemeye ko Patience ari we wakunze muri benshi ukamuhitamo kukubera umugore akaramata? Itorero rigira riti amen. Amen. Arakoze cyane umusore mwiza warezwe, kwibazwa yisubirije abikuye ku mutima, kandi ibibazo bikubiyemo byinshi mu buzima bwabo. Nizere ko atazibagirwa ko ibibazo byabo. Reka tubaze mushiki wacu Iradukunda Patience. Iradukunda Patience rwose niyo wari umuhanga mu gukopera we biroroshye ku bibazo bigatsa bya bindi. Haleluya. Ese ngiye mama amashyi ko nabateguriye ibibazo bitagora. Ibibazo niba hari ubuzima bwabo, ibibazo by'ingenzi, ibibazo kandi byoroshye gusubiza. Iradukunda Patience, ni wowe tugezeho. Wemeye gusiga urungano n'ibyiza by'abato ukaba wiyemeje gushaka? Murakoze cyane mu mamaje. Wemeye gushakana na Ngizwe nayo James ubikuye ku mutima, udahaswe n'ababyeyi n'abayobozi b'itorero, abakoresha bawe, cyangwa se ikigare, cyangwa se irari ry'umutungo? Murakoze cyane, mukomere amashyi na none.
wiyemeje gutangira guhangana n'ibikomeye byo kubaka urugo biri imbere aha ngaha? Urabyemeye? Nanone baguha amashyi. Icyo dusorejeho, wemeye ko Ngizwe nayo James akubera umugabo muzabana akarama? Amashyi menshi cyane kandi amen. Buriya yo guhangana n'ibyaha hanze bifite diguri, ndatekereza ko uba udafite isano n'uwo muri guhangana nawe adafite diguri. Reka rero natwe bw'itorero bakimara tsinze bazwa, uyu ni wa mwanya noneho wo kubihamya, kubisezeranya uwo mwashakanye. Ibyanditswe byatubwiye neza ko Adamu akimara kumubona yarivuze. Hano mu Rwanda tugira abantu bazi kwivuga ndetse bakivuga cyane, ariko nifuza kubatangariza ko umugabo wa mbere wivuze ikivugo cya mbere cyasohotse ku isi ni ikivugo cyavuzwe na Adamu, kandi Adamu icyo kivugo yakivuze ari uko abonye umufasha ugize gute, umufasha umukwiriye. Yari yavuze amazina atandukanye, aravuga bihagije ngo ariko nubwo byari bimeze gutyo yari atari yivuga bya nyabyo, hari hakirindiriwe umufasha umukwiriye babone yivuge. Bibiliya iratubwira ngo amubonye Imana imuzaniye ngo aravuga ati noneho we mbega ibintu bidasanzwe, uyu we pe arakwiye n'igufa ryo mu magufa yanjye n'akara ko mu mara yanjye. Ikivugo kimeze gutyo hari igihe tubisoma tukabireba nk'inyuguti, ndetse rimwe na rimwe ntitwinjire ngo twumve icyo bivuze. Ese hari umuntu waba ushirika amanga watinyuka gufata igufa rye agakubita akanyuma? Hano haruha agakubitaho inkoni, agakubitaho umugere, agakubitaho urushyi? Ndatekereza ntawuhari. Sinzi niba hano muri twe harimo umuntu ujya ushira amanga bihagije ku buryo ashobora gufata akara ko mu mara ye akakanusha urwara. Iyo afite urwara rutoya uzi ko bakubaza itereka ukanusha akara ko mu mara ye, haruhari washira amanga bingana gutyo? Ndatekereza ntabuze gute, ntawuhari. Adamu avuga aya magambo yaravuze ibintu bikomeye cyane, kandi yarabigaragaje. Sijya kwigisha Bibiliya yose, yarabigaragaje ubwo Eva yamuzaniraga urubuto, yarebye kubaha Imana, areba kubabaza igufa ryo mu magufa ye, areba kubabaza akara ko mu mara ye, amahitamo aramunanira, ahitamo kwakira urubuto agira gute, ararushye. Sijya kwigisha Bibiliya yose, iyo ufite umwanya Bibiliya ndayigisha, ariko ntabwo aricyo cyanzanye. Ndagira mu murongo abasoma nimwongera kurusoma mwumve neza icyo Adamu yaravuze. Yaravuze ngo sinakikubita, sinakituka, sinakitonganya, sinakibabaza, sinakicisha inzara, sinabura utiyita. Icyo yavuga urabisezeranije umugore we. Umva rwose iryo sezerano twese ko turahangaha icyo twakora ari ukuvuga ngo iki? Amen, haleluya. Nta kindi warenza kuri ibyo ngibyo, kandi nta nduru twaba dukeneye kuzumva nyuma y'umuntu amajije gusezerana bingana gutyo. James atangiye, njyewe James Ngizwe nayo, ngo ni wowe tugezeho. Ni kuvuga ngo njyewe wivuge amazina yawe, ibaze ugifite ya mikoro. Njyewe sezeraniye wowe iradukunda Patience imbere y'Imana n'imbere y'imbaga y'abantu bari hano. Sezeraniye wowe Patience iradukunda imbere
y'abantu bari hano kumbereye umugore nanjye nkakubera umugabo. Nzagukunda, nzakurinda, nzakwitangira kandi nzaguhesha agaciro mu muryango ndetse no muri sosiyete nyarwanda. Nzabana nawe akaramata, ubaye umwe nanjye uhereye none kugeza igihe Kristo azaza kujyanira itorero. Reka tumuhe amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Mwamwongeye andi mashyi n'abagore. Arakoze cyane. Basi abamushimiye. Binagusezeranije birakira amaho, hindukira rwose umushimire. Muhobere umushimire rwose pe. Agusezeranije ibintu by'agaciro. Habuze bazakukunda, zakurinda, n'ibindi byinshi ntabasha gusubiraho. Biriya bintu byose avuze nabikora nawe uzagubwa neza. Haleluya. Hari turekeye ahangaha umusore wacu twaba tumuhohoteye tujya no ku mukobwa avuga ngo akeruka ndahera wamugabo ibintu Joyce agusezeranije wowe ntabwo ushobora kubishyura nawe ukamusezeranya baguhe bikora. Njyewe ivuga uvuge cyane kumwumve rwose. Radukunda amazina usezeranije wowe igizwe nayo Joyce imbere y'Imana n'imbere y'imbaga y'abantu bari hano ko umbereye umugabo nanjye nkakubera umugore. Nzagukunda, nzakurinda, nzakwitangira, nzaguhesha agaciro mu muryango no muri sosiyete nyarwanda. Nzabana nawe akaramata, uhereye none uri umugabo wanjye nanjye nka umugore wawe. Ndi urubavu rugarutse mu gitereko rwakuweho. Reka tubahe amashyi menshi cyane. Haleluya. Haleluya. James, ntabwo washimira Pasiyanse. James abakuri hafi
uriya mwambaro ndavuga impeta y'urukundo z'iherezo. Tugiye kubaha umwanya yambikane. Turahera kuri James shumangira amasezerano, shumangira ndetse no kwishimira ibyo Pasiyasi agusezeranije. Nawe ugiye kubigaragaza imbere y'imbaga ingana gutya, umwambika impeta y'urukundo ruzira iherezo. Isezerano twe dusezerana nk'itorero ntabwo ari iry'umwaka umwe, ibiri, itatu. Isezerano ry'iteka ryose. Kubihamya rero mwambika impeta igaragaza urukundo, igaragaza isezerano usezeraniye kandi ry'iteka ryose ry'iherezo. Başımızda Haleluya, haleluya. Amen. Reka Pasiyasi nawe ahindukire amwambike uruzira iherezo. Başımızda haleluya. Bakimara kubikora ubwo nanjye bagiye kubegera batekereza batera intambwe bakigira imbere ho gakeya. James na Pasiyasi bamajije kubyemera ndetse no kubigaragaza imbere y'Imana ndetse n'imbere y'itorero ndetse n'imbaga y'abantu bateraniye aha ngaha. Nanjye Nzeyimana Leonidas mu izina ry'umushumba w'itorero rya Pentecote ryunze ubumwe mu Rwanda ariwe Johnson Louis, ndabasezeranije mu izina rya Yesu. Mwari babiri ariko ubu mubaye umwe kandi byiteka. Ibyo bikozwe ku mugaragaro mu izina rya Yesu. Amen. Amashimwe. Haleluya. Uwiteka Imana ikomeye, Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema umuntu mu ishusho yayo, mu izina rya Yesu Kristo. Umwanya mwinguyu ubwoko bwawe duhagaze imbere tugushimira mu gikorwa cy'akataraboneka, igikorwa gikomeye udukoreye kuri uyu mugoroba, ubwo James na Pasiyasi bateguraga uyu mushinga wo kubana. Mwami Imana wabanye nabo, mashimwe bafite ndetse urabarinda, ubarinda imiryango yabo kugeza kuri uyu munsi bibaye, kugeza kuri uyu munsi igisubizo cyabo bakibonye. Turagushimiye. Dufashe umwanya mwinguyu wo kubasabira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Tubasabiye ubuzima bwiza, tubasabiye iterambere mu rugo rwabo, tubasabiye gushyigikirwa nawe, tubasabiye kuyoborwa n'ijambo ryawe. Turasabiye Umwuka Wera azahore agira inama intekerezo zabo kugira ngo barusheho guharanira gukora icyiza, maze icyiza kuri bo kizanesha ikibi. Murakoze kuri Imana nziza. Abo tutoteza amagambo kuri uyu mugoroba, turabizi kuri Imana yumva gusaba kw'abizera. Dusabye ibi twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Uramusuhuza mu izina rya Yesu, nagusuhuza mu izina rya Yesu. Haleluya. Mubaha amashyi menshi cyane mu gihe bari kubikora. Ndagira ngo kandi nsabe worship team yigire hano imbere igihe tugiye mu muhango wo gutura tugize vuba, kugira ngo badushyirireho indirimbo imwe. Indirimbo mubaha amashyi menshi cyane, amashyi menshi cyane. Worship team yigire imbere.
bahagarare ku ruhande rwo hirya. Hano hari kandi ibitubakiye kuri wowe ntibikomera. Ndasenze ngo ubabere byose muri byose, ubashoboze ubacire inzira barebereye, kandi ubahaze ibyo bifuza byose. Gendana nabo muri uru rugendo batangiye rutoroshe, kandi nibarusoza amahoro bazabishimana natwe ku ijuru. Urakoze kumvisha gusenga kwacu, kandi urakoze kubw'ibyo wadukoreye byose, mu izina rya Yesu, amen. Amanidasi kugira ngo abahe iyo mpano hanyuma tubasabire umugisha dusoze. Impano ya Bibiliya muraza kuyibona dushoje. Ndagira ngo rero
bampere mikoro ebyiri, mikoro imwe muyihe James, indi muyihe Patience, hanyuma abandi namwe murahaguruka aho mwicaye muzajya musubiza ngo ngiye kuvuga, mujye musubiza ngo amen. Icyo ngicyo turavuga hanyuma musubize amen. Mikoro imwe muyihe Patience, indi muyihe James, tubasabe umugisha dusoza, ubwo bazajya bavuga gusa ngo amen. Data mwiza turagushimiye, Data mwiza turagushimiye, wowe murengezi wacu, tukuretse abageni mwami Mana, ngo ubarinde ubagirire neza, uragure mwami Mana, rinda urugo rwawo, rinda umuryango wawo, bahe kubyara hungu n'akobwa, ca igikuba icyo ari cyo cyose cyaza mu muryango wawo, reka urugo rwawo n'urugo rugendwa, reka mwami Mana imigisha yawe ndayibatuye mu izina rya Yesu, mbatuye kwaguka, mbatuye kumukunda mwami Mana, mbatuye ijambo ry'Imana, mbatuye kurindwa na Yesu, ngo ubarinde ubagirire neza, amen. Nukuri mwami Mana nongeye kukwereka uyu mwanya mwiza, kweretse abantu babaherekeje, kweretse abantu babaherekeje, abapapa bari hano, abana baragenda mu modoka zakorwa n'umwana w'umuntu, ubarinde mwami Mana nibagerayo amahoro tuzongera gushima izina ryawe, haleluya. Nukuri ndamagana Satani n'imigambi yose mu izina rya Yesu, abadayimoni bose ndabatokesha mu izina rya Yesu, reka mwami Mana wawe urugo ruhire, urugo rukugende, urugo buri wese ageramo akahabona Imana. Mwami Mana ndatura umugisha wawe, reka natura umugisha wawe ku bana bawe, reka natura umugisha wawe ku bwoko bwawe, ntabwo ari njyewe ahubwo Yesu Kristo bavuze ngo abo muzaturiraho umugisha bazabahabwa mu izina ryawe Yesu. Reka fata uyu mwanya mwiza, mbatuyeho umugisha, mbatuyeho gutunga no gutunganirwa, mbatuyeho kuramba imyaka 100, haleluya. Mbatuyeho mwami Mana kugira urukundo rugukunda, nukuri Imana ngo bagufite uri mu ruhande rwabo nta mubisha, reka Data uzahore mu ruhande rwabo, reka uzahorane nabo, haleluya. Nukuri sibutoka mu gutegeka, ahubwo uzi icyo dukeneye n'icyo dushaka, urakoze kubiduhaye mu izina ryawe ryera, amen. Amashyi menshi cyane. Mana ibahe umugisha, ujyana amahoro ya Kristo, usubize n'umuntu mwegeranye nawe umuhe amahoro ya Kristo, murakoze. Ariko nahumura amaso sinkubone, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, ndakubonera hombi. Najyaga kuryama nkakubona mu nzozi, ariko nahumura amaso sinkubone, iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, ndakubonera hombi. Ndashima Imana yemeye kumuza nawe, ikemera yuko twambikana impeta, dore umunsi mwiza w'ibyishimo n'umunezero, oh yeah, dore umunsi mwiza w'ibyishimo n'umunezero. Bye bye, bye bye, beho ya buri munsi, ubu nciye ukubiri imirongo, karibu mukunzi, ninjye nawe forever. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, beho ya buri munsi, nciye ukubiri imirongo, karibu mukunzi,
umukunzi me and you forever ndashima Imana yemeye kumuza nawe ikemera yuko twumvikana imata mukunzi wanje dore umunsi mwiza w'ibyishimo n'umunezero dore umunsi mwiza umunezero wacu dore umunsi mwiza w'ibyishimo n'umunezero